urukundo ni ukuntu ruryoha sigaye numva uzi ko nsigaye nkora n'ikintu nkisetsa umuntu yampamagara nkisetsa nabona mesaje nkisetsa sigaye meze nk'umusazi neza ariko mana yanjye finally mbonye umuntu nkunda finally mbonye umuntu unetesha finally mbonye umuntu unyumva azi uwo ndiwe umuntu utitaye kuko meze ngo nta kuguru mfite ngo ndacumbagira akankunda ntabwo nari nzi ko Rodrigue yankunda gutya ntabwo Rodrigue nabonaga sigaye nanivugisha ni ukuri ariko si nkimuvuga yahise ahamagara kandi ariko rero uru rukundo ruraza kunsasa yesani meze neza nari nakumbuye nawe urakumbuye ndakumbuye aciye iminsi tutabonana ndizera aho warageze amahoro umaze kubamenyera se uzi ko noneho kubera urukundo rwinshi sigaye mura kuri WhatsApp kugira ngo noneho nunamamagara utaza kumbura ariko nawe sinkakubuza akazi uzi ko usigaye amamagara buri munota mbaza wariye wowe cyazi nawe mbikumbuye pe utagiye gupanga kugaruka kandi nta n'igihe umazeyo tekereza ko ntarabwira Alicia ko dukundana ariko ndizera neza ko azabyishimira pe ndabyizeye ko azabyishimira ndabizi ko atabitekereza ko dushaka gukundana rero sigaye narisetsa ubusa wajya umbabarira hadi ntabwo nagiye mu kazi ndari nkiri mu rugo hari n'abanje hari umuntu wari waje kunkorera amasuku nyine ari no gufura ndavuga reka nze kujya mu kazi nyuma ya saa sita nyine namaze gutunganya ibintu byose ndasa nabipe video ko nagushaka kumamagara turazi kuvuga nimva mu kazi ntago wamvugisha upe video ko ndukunza ibaza umuntu nyine ibaza ikuntu iyo ndi mu rugo ukuntu mbase ndi mu masuku urabizi ko umuntu yari gufura pe ntago yabikora wenyine mba ndi no kumufasha pe ninjye uri kunyuguza nkanika ese kubera iki bamva ndi umunebwe ntabwo ndi umunebwe ariko nawe rijijana si wowe ujya umbwira ngo sinkivunishe uri kubona ndi gukora akazi kenshi sheri ukambwira ngo sinkivunishe none kuvuga ndi umunebwe uri kunserereza ino hani ngaho reka mbikore vuba vuba noneho ninjya mu kazi iri joro ngo mbe mbonane na Lisa pe mubwire inkuru nziza yuko finally twakundanye tumeze neza ndabiza akunda inkuru ndabiza akunda bad story rero ariko Rodrigue kuva wagenda kutaramvugisha koko no kuri ndagukumbuye sinzi nimba yarageze amahoro ntabwo yigeze umvugisha ariko Rodrigue no kugenda koko ntumbwire ko ugiye ubwire Tesi wenyine aba ari wo guherekeza se buriya bitewe n'iki wumvaga se buriya nta guherekeza njyewe okay ibyo tubyihorere basi gusa ugerageze umvugishe ngo nari nzi ko nakundwa gutya ntago nari nzi ko nakundwa gutya njye pasi nkakundwa kana ngenda ifoto ya Rodrigue wanje Rodrigue wa pasi wa Rodrigue reka njye gufasha uriya muntu kwandika ndayize njye mu kazi mbonane na Alice ariko iyi nkuru ndi wiherehere Alice amubwiye ko besto wiwe asigaye my fiancé guys reka njye gufasha undi mwana ndagukumbuye kandi Rodrigue urabizi neza ko wagiye nkubwira ko nkunda sinzi impamvu nyuma umwanya sinzi impamvu udashaka kumvugisha ukuri ugerageze umvugishe ndashaka connection yanjye hagati yanjye nawe nubwo uri kure ariko tujye tuvugana gusa
uze kuza tuvugane kuko nkeneye ukuntu usobanura ukuntu wagiye utambwiye ukabwira Tesi wenyine. Nabonye amafoto ye mwapostinze, ndashaka no kumenya ikintu kiri hagati yanyu na Tesi kuko nabonye atari ibintu bisanzwe. Ntacyo basi numva iyi voice note yanjye uze kunsubiza sibyo? Sawa bye, akazi keza. Ariko uno muhungu nzakora iki kugira ngo nkunde koko? Nzakora iki ko byatagiye ambwira ngo twibingwa abashuta besto kandi shaka ibirenze besto. Shaka ko aba boyfriend wanjye. Shaka ko aba boyfriend wanjye afite amafaranga. Nta nubwo yambera boyfriend gusa, shaka kuhita nambera fiancé. Akampropose akamvara ino mihanda abantu bose kwaba ko njyewe Alice aba ari byo guma ntanuze. Rodrigue ntashaka kuncika. Sinzi ikintu ndi bukore ariko ndakora iyo bwabaga Rodrigue nkundi. Ariko se shaka kumenya ikintu kiri hagati ye na Tesi. Sinzi ukuntu Rodrigue yaba aranzi ko ngiye muherekeza. Nkajya kubona nkabona postinze Tesi ngo yamuherekeje. Buriya se aba yakunda iki Tesi we? Ahubwo nkibivuga Tesi arampamagaye. Karame Tesi. Meze neza, ndashima Imana. Wowe se? Ese ko uri kwisetsa ari amahoro? Ese ko uri kwisetsa akajajwa n'ubwa mbere numvishe ibintu nyine uri guseka wasaze. Uranshaka. Ni amahoro se? Kunkumbura gusa Tesi uri no kwisetsa gutyo. Oya. Wowe Tesi nzi ngo uri mu rukundo wowe? Muri mu rukundo nande se? N'ubwa mbere n'ukuri ni njye ubundi wari usanzwe ukubwira iby'inkundo ngo ndi mu rukundo none ngo uri mu rukundo. Umva ngize amatsiko yo kumenya ngo uri mu rukundo nande. Umva reka nzi n'ubundi nayo maze kwitegura ndi kuvuga ngo ngiye mu kazi ariko umva urabizi ko n'ubundi nikorera nta muntu uri bumbaze nko kwakererewe icyumva ndaje nyura aho ngaho mu rugo umizo story pe urabizi ibintu by'inkundo biryohera kubi. Ariko noneho wowe urantangaje n'ubwa mbere numvise ngo uri mu rukundo pe. Nande siko ariyo matsiko mfite. Umva reka nzi no kwambara inkweto n'ubundi byose nari nasoje reka nzi sibyo? Sawa dia. Tesi ari mu rukundo. Tesi ko nawe ndi musore njya mbabonana. Tesi aba ari mu rukundo nande. Tesi ari mu rukundo. Rodrigue agiye hanze. Yifotoranyije na Tesi niwe mukobwa wenyine wamuherekeje. Ibintu ntekereje ntaba ari byo. Kuko Rodrigue aho kujya mubure ubushuti bwanjye na Tesi bwarangira. Rodrigue sinshaka kumubura. No. Tesi yabambabaje. Ako nanone Rodrigue ntabwo yakundana na Tesi. Rodrigue umuhungu mwiza kuriya ufite amafaranga kuriya yakundana n'umukobwa umeze nka Tesi. Tesi udafite ukuguru. Rodrigue n'ukuntu anyima umwanya ngiye umukobwa mwiza nkanjye gute se? Oya nawe reka ngereyo buriya wabona ari nk'umukiriya wagiye kumugurira akamukunda reka ndeke gutekereza ko ari Rodrigue. Reka ngende. Oya mbwira n'ukuri. Mfite amatsiko rero wambwiye ngo ufite inkuru ngwiza urukundo ngo uri mu rukundo ndavuga Tesi niwe nzi uri mu rukundo. Ariko se watuje nkakubwira inkuru? Ko mbona washyushye se kundusha. Oya reka mbwire urabizi neza ko Rodrigue iyo nkuru wari uyiteze iryo zina se wari ugiteze ko ndikubwira. Oya sha. Ubu nanjye nize kuvuga inkuru ariko uri kumbona uburyo noneho nabaye courage nsigaye mvuga inkuru kandi abizi ko agacecetse kumva atari ibintu bishimishije. Rodrigue rero abura iminsi biragende yaramamagaye tujya gusangira dinner. Arambwira ngo yanshakaga maze igihe kinini anshaka ariko ngo ntago byakunda yuko nyine agenda tutavuganye. Ahubwo n'ubu ari kumamagara ariko kamanze mbwe ndazi kumuvugisha nyuma. Uri kumva
hamwe aranshaka numva nyine wenda ni nko kunsezera mbwira uti biraho nyine ndabati buriya ni ibintu bisanzwe ashaka ko dusangira dinner urabizi ko Rodrigue kunda kurya ndajye noneho ukuntu nkunda kurya ndati buriya kugira turye nyine ndagenda sanga ari kumwe na big brother wiwe bari babiri ticara turasangira urabizi nge na pizza turarya turanyweye arangije ambwira ati rero iminsi yose twabanye igihe twamenyanye Alisa mu mutima wanjye murashimira Alisa ko ari we watumye nkumenya ibintu nk'ibyo bla bla arambwira ngo yarankunze ntabwo yitaye nyine ku bindi bintu byari byo byose yarankunze wowe da Rodrigue mukundana ese tuza mvuge kuri kunca mu ijambo kubera ikireka mvuge ambwira ko yarankunze nunakimbwa ko nkunda nayo nahise numva ibintu binyuzuyemo ndavuga burya nakundaga Rodrigue ntabizi nyine nahise numva urukundo runyuzuyemo hahandi navuze nyine nizo feelings nibwo bwa mbere zari zinjemo ndavuga why not nahita musubiza ko nanjye mukunda utambwira rero ko mukunda guhera iryo joro noneho twaravuganye buracya urabizi ko yari kurira bukeye mu gitondo twaravuganye arinda amaso kujya ku kibuga agera tukivugana urukundo wajya ngo tumaze imyaka 5 dukundana none aratetesha tekereza ko uwo munsi tukiva kumuherekeza sinzi imba babonye amafoto big brother wiwe nageze mu rugo ahita amamagara bahita banyuza gift nyine ngo ni gift yasize amuhaye ngo aze kunyohereza Rodrigue ari romantic Rodrigue anyita no kuva yagenda bizi ko amaze ukwezi anyitaho njya kubona nkabona yohereje nka sister we yanzana gift mise Alicia narasubijwe igihe cyose nahoraga mvuga ngo nabuze umuntu uri sere nabuze umutipe uri seriye Rodrigue yazigiye Rodrigue arankunda Rodrigue ndamukunda Rodrigue sinzi uburyo nakubwira kandi ndagushimiye ko watumye menyana na Dore ngo ndagushimira yuko wamaye Rodrigue wajye Alisa ko marutishimye abaza kubona utishimye birashimisha gute uretse ko bishimisha gute se oya kunshimisha byo byanshimishije nago nyisara nyine watekerezaga ko ndi busare ndi bwishima ariko ntago nyisara nyine narakuze Alicia narakuze nukuri uri kwibaza nge na Rodrigue none reba igihe yagarutse nagiye kumufata ku kibuga uri kwibaza nyine na Rodrigue twakoze ubukwe ko niyo gahunda afite Alicia umva kambwiye Rodrigue uziko kambwiye nicaye gutya umva nukuri ugihagenda bayijajwe ese ko mbona utari ukuntu nabitekereza kuri bubyakire ko mbona atari ko uri kubyakira nese ikibazo mfite Rodrigue muragenda muricara ngo murasagira ngo arakubwira ngo aragukunze ngo igihe cyose mwamaranye arabikwibwa wabonaga ari Rodrigue se cyangwa nundi muntu wamuvugiraga arakubwira ngo aragukunda nawe uti yego nese ubwo arabyizeye Rodrigue mwiza kuriya Rodrigue ufite amafaranga kuriya yagukunda ukumva ufite icyo cyizere se Rodrigue akakubwira ngo aragukunda abizi neza oya Tesi niwe wibwiye Rodrigue ko umukunda Rodrigue ntabwo ari kukubwira ko agukunda Rodrigue ntabwo ari kukubwira ko agukunda pe wowe ukuntu umeze ese arabizi kuri ikimuga arabizi se kuri igicumba oya ahubwo se wabya wowe tekereza mu bwenge bwawe Tesi ndabizi neza ko twize hamwe uzi ubwenge utsinda mu kazi hose performinga neza wowe n'ubwenge bwawe urare abandi batipe bose bagiye bakure kumugaye kubera umugaye bakwanga none Rodrigue uri kuri iriya level uri kumva ari we wagukunda abandi barakwanze Tesi ntagushaka gukundana na Rodrigue ntagakunda ahubwo wenda waramukunze ahubwo wenda mbwira mbigufashemo nimba aramukunze ariko ntumubwire ngo Rodrigue yagukunze wowe nese ubwo wabyara wowe ubwo rumeze gutyo wowe urumva wabyara nese akunda Rodrigue ngo bigende bi Rodrigue cyambere afite amafaranga afite famille ye Rodrigue akeneye umugore uzamubyarira akamufasha mu iterambere rye none wowe Tesi wifite icyo cyizere
ese Alisa kuki uri kuzanamo ibyo bintu by'ubumuga bwanjye? Ese kuba mugaye niyo mpamvu nyine kuba mugaye ntabwo ari byo byatuma nyine Rodrigue atankunda? Alisa ni ukuri ibi ntabwo rekera, ndabizi ko uri inshuti yanjye kandi uri inshuti na Rodrigue, ntabwo basi wimbabariza umutima. Nari mbizi ko mugaye, ntabwo nyine byari ngombwa yuko unuka. Oya ntabwo ari ukugukomeretsa, ndi kukubwira ibintu bihari, ndi kukubwiza ukuri. Ariko kubera iki abantu mwanga kubwiza nyine abantu banga ko abantu bababwiza ukuri? Njye ndi kukubwiza ukuri ko abantu ndi kugukomeretsa cyangwa se ngo ndi kukubabaza ngo ndi kugutuka uri igicumba, sibyo? Uri ikimuga, ntabwo ushaka kubi. Rodrigue umutipe noneho ugiye hanze, ubwo uri kugira ngo mwikundishweho abone visa, gushakira ibyangombwa ngo umusangeyo. Ntabwo Rodrigue ashaka kugukunda pe. Nayambwiye ko Rodrigue adashaka kuguca intege, nyine wabizi ko uri inshuti yanjye, ariko Rodrigue ntabwo ashaka kugukunda n'ukuntu umeze pe. Kandi Alisa nubwo uri kwijijisha, urabizi ko Rodrigue nzi bihagije ngo basi ngo tuvuge yuko ngo yankunze atabizi ko ncitse ukuguru, ukaba uri kubivuga nyine ubizi ko Rodrigue atabizi. Rodrigue arabizi ko mugaye, sajya ajya nansanga mu rugo, yasangaga mu rugo sometime nanayambaye nkaswe, nyine aranzi bihagije. Sinzi impamvu yuko nyumvisha ko Rodrigue yaba nyine atankunda kubera yuko mfite ukuguru kumwe. Ariko ntabwo byambuza kumubera umugore ngo nuko ncitse ukuguru. Alicia wari inshuti yanjye, uri inshuti yanjye bihagije Alicia. Ntabwo numvaga ko ntafata gutyo nk'abandi bose. Reka abantu duhuye bwa mbere, abantu bambona bwa mbere nibwo bahita bavuga nta kintu ushoboye, ndi ikimuga bakanuka. Ariko noneho nawe tumaranye imyaka 5 Alisa, we twiganye tronkome, twakoranye mu kazi kamwe, ubu uri kumva aya magambo ntabwo nari nzi ko wayambwira. Umuntu unzi bihagije, urabizi ko nkura, urabizi ko nta kintu nabasha gukora. Ni wowe uri kumbwira aya magambo nyibutsa yuko mfite ubumuga, cyangwa noneho uri no kwivuga nabi ngo ndi ikimuga, ngo ndi igicumba. Ntabwo nari nzi ko wabinkora Alisa. Gusa basi taha aho kureka kubabaza umutima wanjye Alicia. Ni ukuri ni ubwa mbere umuntu ankoze ku mutima, ubundi natukagwa n'abantu bambonye bwa mbere ngo kiriya kimuga ngo iki. Ariko noneho nawe nesa kuko nta kintu nshoboye. Uratekereza wowe Tesi yagukunda ukumva ufite icyo cyizere se? Rodrigue akakubwira ngo aragukunda abizi neza? Oya, Tesi niwe wibwiye Rodrigue ko umukunda. Rodrigue ntabwo ari kukubwira ko agukunda. Tesi wenda tumaze igihe kinini turi inshuti, duseka tugira gute, ariko Rodrigue ntabwo ushaka kumuntwara. Rodrigue ndamukunda, Rodrigue n'uwanjye, ntabwo ushaka kuntwara Rodrigue. Urandeba uze kugenda muri miruwari wirebe, nurangiza undebe, urahita wisubiza impamvu Rodrigue adashaka kuba wawe, ahubwo Rodrigue ari uwanjye. Ninjye ukwiranye na Rodrigue. Alisa genda basi vanga pe, vanga genda arangunye gushaka hano. Ndeka nima n'ikimuga nyine ntakundi, naco Rodrigue mutware basi, genda umubwire nyine ndeke ntazongere no kumpamagara Alicia. Ese umungani wa Alicia buriya Rodrigue yankunda? Rodrigue ukuntu ari mwiza, afite amafaranga, sinibaza ko Rodrigue umungani wa Alicia yankunda. Ariko se nanone ko Rodrigue yagitinga nk'umuntu nkunda, ariko nanone Rodrigue arankunda. Alicia se kuki yaba ari kumbwira ko Rodrigue atankunda? Nzi ko Rodrigue yambwiye yuko ibyo kugura atabirebaho. Oya, Rodrigue arankunda. Rodrigue arankunda. Alicia ntabwo ari byo. Ibintu Alicia ari kumbwira ntabwo ari byo. Rodrigue arankunda
kandi nanjye Rodrigue nawe nangiye kumukunda gusa Alicia ntabwo ibintu ari kumbwira ari byo. Ubu Rodrigue aranshakaho iki koko? noneho ari kumamagara video call kandi nta mbaraga mfite pe. Okay. Karame chérie. Oya meze neza nta kibazo. Oya video call ntabwo byakunda nari ndyamye. Ashe ndishimye ariko se Rodrigue koko ujya ubona nakubera umugore koko? Mbese umuntu nkawe yashaka umuntu ufite ubumuga? Ndabizi ko ibyo bintu byose wabinsobanuriye kandi ndanabibona yuko kuba mugaye nta kintu bigutwaye, ariko hari ibintu Alicia yambwiye koko nanjye nangiye gutekereza ko ari byo. Guca imuga nkawe ntabwo ngo wakundana na Rodrigue. Rodrigue ni mwiza, aziranye n'abakobwa benshi, ngo sinzi impamvu uri kwirata ngo ibiki nasubiramo ibintu byose nari maze kumubwira. Nanjye nyine nangiye gutekereza yuko naba ndi kwibeshya aho bigeze. Ndabizi nyine wowe ko ibyo ngibyo utabyitayeho, ariko se kuki Alicia tumaranye imyaka basi agereka kuntuka? Basi nimba mwarakundanaga mugumane, ariko areke yaneye ibikomere bitabaho, ambwira ko nta kintu nashobora, utankunda ibiki. Ariko rero nimba Rodrigue ndagukunda pe, kandi ibyo byose nanjye nkurikije ko unkunda, ndabizi nyine ko unkunda ariko nimba koko basi utashaka umuntu umugaye, ndeka basi ukundane na Alicia, ariko Alicia akomeza abishutiranyamo amahoro pe. Oya ndeka nimba uzi neza ko ibintu wapanga na Alicia umugumane, ariko nanjye I promise you nzakubera nanjye inshuti nziza pe. Ariko ibintu byo kumbwira ngo nuze plan zose twari dufitanye, yaba izo kubana yaba izo kugira gute, basi tube tuziretse, ariko ukundane na Alicia. Rodrigue nanjye ndagukunda, nawe nagukunda, ntabwo nishimiye ko nakureka, ntabwo nishimiye ko nakubura Rodrigue, nanjye ndagukunda. Ariko se nyine Alicia ko bigize ibintu bya hatari, ngo ntabwo namutwara umugabo, ntabwo ngo namutwara Rodrigue, ngo ntabwo namutwara, ngo umuntu ucitse ukuguru ngo nta kintu murusha ku buryo nagutwara, ngo ndamugaye, ngo biki. Yavuze ibintu byinshi, harimo ibyo nabasha gusubiramo, yanyandagaje. Rodrigue ndeka basi, nimba mukundana mukomeze. Rodrigue oya pe, ndeka. Rodrigue ndeka pe. Ariko se ubu ndakora iki Rodrigue abo wanjye? Ko mbona Tesi noneho ko namutekerezaga atari ko ameze. Rodrigue amaze kumuha urukundo rwinshi, yamwongereye imbaraga muri we, ariko yagira imbaraga yagira ati ndaza gukora ibishoboka byose Rodrigue abo wanjye, kuko n'isasi ndumva ikintu Tesi yaba afite ku buryo Rodrigue yamukunda, njyewe akanyanga. Icyo gukora ndakimenye. Uno musore usa gutya, ufite amafaranga angana gutya, ninjya akwiriye, ntabwo Rodrigue ashobora kuba uwundi mukobwa. Kereka abaye uwundi mukobwa ufite ikintu andusha, ntabwo Rodrigue ashobora kumuntwara. Njye na Tesi, hagati yanjye na Tesi, Rodrigue ninjya akwiriye,
ntabwo nakwibeshya njyewe Alicia, bivuze ngo ngiye kuba Alicia wa kera, Alicia wa undi umuntu atapfaga kwaka ikintu cye, Alicia wa undi utari gupfa kwifatira gutyo, uwo ni we Alicia ngiye kubera Tesi hagati yanjye nawe ubushuti bwa bushuti nawe mufitiye iki burangiriye aha, njye na Tesi kagiye kuhava.